munsi y'umusaraba umukiza Yesu niyo nifuza rwose guhora mpagaze ibuye ry'igitare imbere y'igicucu rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye ibuye ry'igitare imbere y'igicucu rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye uwo musaraba we wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye mu rwego rugeza mu ijuru unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye mu rwego rugeza mu ijuru hirya y'umusaraba mbona y'umworera n'umunwa w'ikuzimu wakamo umuriro nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko ugize ntagwayo nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko ugize ntagwayo kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kureba Yesu abambwe ari njye apfiriye natangaye mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe jye waguhemuye natangaye mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe jye waguhemuye munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho nabura ibyanjye mubonamo inyungu nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba. Amen, amen, amen. Haleluya. Munsi y'umusaraba w'umukiza wanjye nzagumayo iteka. Nta soni mfite
uretse iz'ibyaha byanjye. Nta kindi gikwiye kudutera isoni uretse ibyaha byacu gusa, kuko ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Iyo twamaze gusobanukirwa ko twababariwe ibyaha byacu, ko Yesu ari umwami n'umukiza wacu, ko yatubambiwe ku musaraba i Golgota, agapfa agahambwa akazuka, ubu akaba yicaye iburyo bwa Data, nta soni uretse iz'ibyaha byacu gusa. Amen. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rijya kujyana n'ibi bihe turimo bisoza umwaka. Uyu umwaka iyo ugiye kurangira, abantu benshi nibwo bafata ibihe byo gusenga. Ujya kumva umuntu umwe ati ngewe ndi gusenga iminsi 40, undi ati ndi gusenga iminsi 21, undi ati ndi gusenga iminsi 7, undi ati ndi gusenga iminsi 10 n'ingahe. Hari igihe rimwe nigeze gusenga ariko niganya abandi. Icyo gihe bateguye amasengesho y'iminsi 40, nanjye ngendera mu kigare, nanjye ndavuga ntakureka nsenge iminsi 40 nk'abandi. Noneho Imana iransanga irambwira iti ntabwo uri uwo gusenga amasengesho y'imihango. Nuko nari mbikoze nshaka kwigana abandi, cyangwa se ko muri ibyo bihe nyine nicyo kintu kigomba gukorwa. Ariko ubundi gusenga byagombye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12, kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 31, kubera ko gusenga ni ubuzima. Ntabwo rero tugomba kubona ngo umwaka urarangiye turi mu mpera ngo duhite dufata amasengesho dusenge. Akenshi ni ubwoba kugira ngo Imana igufashe urangize umwaka neza, utangire umwaka neza, epi bikaba birangiriye aho ngaho. Ariko tugomba kuba mu buzima bwo gusenga, kuko mu buzima bwo gusenga niho tubona intsinzi. Mu buzima bwo gusenga niho twegera umutima w'Imana. Mu buzima bwo gusenga nibwo Imana iza ikaduhishurira imigambi yayo, yarangiza ikaduhishurira inzira zayo. Amen. Imana rero ishimwe ko ubuzima bwacu bugomba kuba ubuzima bwo gusenga. Ntabwo ari ugusenga ngo nuko umwaka urangiye, ntabwo ari ugusenga ngo nuko ibibazo biraje birakugarije. Nibyo, ariko ubu ya masengesho wasenze kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 ni impamba iguherekeza mu rugendo. Turi kwitegura rero ibihe bya Noheli n'ubunani. Ibihe bya Noheli n'ubunani ni ibihe abantu benshi batinya, kandi koko nibyo, niho hakunda kubamo impfu nyinshi, impfu zitunguranye, za accident. Abantu benshi barapfa cyane, haba ibintu bidasanzwe. Nkeka ko abakristo ari nayo mpamvu bakunda nyine gufata ibyo bihe bagasenga. Uyu munsi rero ndagira ngo mbamare ubwoba nifashishije ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo uyu munsi nifuza ko dusangira, Imana yanshyize ku mutima, ni umutwe w'ijambo ry'Imana rivuga ngo amarembo y'ikuzimu ntazadushobora. Amarembo y'ikuzimu ntazadushobora. Yobu yaravuze ngo mfashe igihe mu ntambara. Nta kindi amarembo y'ikuzimu akora ni ukuturwanya, kandi ntabwo turwanya impera z'umwaka gusa, ahubwo turwanya kuva mu kwa mbere ukageza mu kwa 12, akaturwanya kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 31.
cyangwa ya 30 cyangwa ya 28 mu kwa kabiri cyangwa 29. Amarembo y'ikuzimu duhora ku rugamba dufashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu natangiye mvuga nti tugomba kuba mu buzima bwo gusenga buri munsi, nibwo tubaho ubuzima bunesha. Ayo marembo y'ikuzimu ntago ari twebwe ba mbere cyangwa abanyuma. Na Yesu ubwe ayo marembo y'ikuzimu yaramurwanyije. Muribuka avuka igihe abami b'abanyabwenge bajyaga kumuramya no kumutura amaturo, umwami Herode banyuze ku mwami Herode baramubaza bati uwo mwami wavutse ari hehe ngo tumuramye? Herode arakangarana ati umwami, agashyari karaza, ariko arababwira ati ngaho nimugende mumuramye, nimurangiza nanjye muze mundangira aho uwo mwami ari. Ariko byageze aho ngaho ngo marayika arababonekera ababuza gusubira inzira ijya kwa Herode. Ariko nyuma yaho Herode yahize uwo mwana, ategeka ko bica abana b'abahungu bose kugeza ku myaka 5. Ariko Imana yari yarangije gusanga Yosefu mu nzozi, marayika aramubonekera aramubwira ati hungisha umwana na nyina. Herode amaze gupfa nibwo yongeye yagenderera Yosefu aramubwira ati Herode umwanzi wahigaga ubugingo bw'umwana yarapfuye ntakiriho, subiza umwana na nyina mu gihugu. Ni nako byagenze kuri Mose, kuko Mose niwe wagombaga gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Nawe igihe cye kigeze cyo kuvuka amarembo y'ikuzimu yaramurwanyije. Amaze kumurwanya, Farawo ategeka ko umwana w'umuhungu wese uzajya uvuka ababyaza bazajya bahita bamwica. Noneho ngo ababyaza bumvira Imana kuruta Farawo. Abadamu abamama b'Abaheburayo bakabyara, ariko ababyaza ntibashyira mu bikorwa ibyo Farawo yabategetse. Farawo arababaza ati ko ibyo nababwiye mutabikora. Baramubwira bati impamvu tutabikora nuko abagore b'Abaheburayo ni abanyambaraga, tujya kubageraho barangije kubyara. Noneho Imana yarinze Mose. Ubwo Mose yaje kuvuka ngo nyina aramubona ngo abona ari mwiza, aravuga ati umwana wanjye ntabwo agomba gupfa. Amaze kubona ari mwiza ngo amara amezi 3 amuhisha, ariko ageze ku mezi 3 aravuga ati Imana ntabwo nabishobora gukomeza guhisha uyu mwana, n'ubundi bazagera bamunsangane bamunyicane. Ngo amubohera akato amushyiramo, arangije aragenda agasunika mu ruzi. Murebe imbaraga z'Imana. Ayo marembo y'ikuzimu nta kintu yatwaye Mose, ahubwo ako kato karamanutse karagenda gahura n'umukobwa wa Farawo. Mose abagiye kuba umwana w'umukobwa wa Farawo atyo. Imana yaje kumurinda, arakura, kurira kwa Farawo, yiga iby'amategeko, yiga iby'intambara. Nyuma bigera igihe Imana imujyana mu butayu n'ubundi kujya kumwigisha. Nyuma y'imyaka 40 iramugarura, aza kubohora ubwoko bwa Isiraheli mu maboko ya Egiputa ya Farawo. Nawe rero ushobora kwibaza uti kuki mpora mu ntambara, kuki mpora mu bibazo, kuki bigenda gutya? Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari isomo rya mbere twigeze gusangira rivuga ngo gusobanukirwa imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Muri icyo cyigisho nababwiraga ko kugira ngo ubashe gusobanukirwa imigambi y'Imana ku buzima bwawe, hari ibintu 4 ugomba kumenya. Ugomba kumenya ko icya mbere ari uko Imana iragukunda kandi ifitiye imibereho yawe imigambi itangaje. Icya kabiri uri umunyabyaha.
kandi ibyaha byadutandukanyije n'Imana. Ibyaha bituma tutabona ubwiza bw'Imana. Ibyaha bituma tutabaho muri bwa buzima butangaje Imana yaturemeye. Icya gatatu, twabonye ko ugomba gutera intambwe iyo umaze kumenya ko uri umunyabyaha. Ugomba gutera intambwe yo kwihana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ariko intambwe nshaka gutindaho cyane, impamvu Satani aturwanya ni uko azi ko Imana yaturemeye imibereho itangaje. Iyo mibereho itangaje rero ntabwo umwanzi ashaka ko tuyibamo, ahubwo adutsindagiraho ubundi buzima Imana itaturemeye. Ugasanga ubayeho ubuzima butari ubwawe, mu miroho, mu mibabaro, mu ndwara, mu ntambara zitarangira, ariko Imana yakuremye igukunda kandi igufitiye imibereho itangaje mu buzima bwawe. Irashaka kubaho imibereho itangaje yakuremeye. Niyo mpamvu rero ayo marembo y'ikuzimu aturwanya. Ariko dufite Imana ifite imbaraga. Iyo Mana yaduhamagariye kuba mu mibereho itangaje, ifite imbaraga ziruta iza Farawo, ifite imbaraga ziruta iza Herode, kandi ifite imbaraga zinesha ayo marembo y'ikuzimu. Niyo mpamvu natangiye mbabwira nti turasangira ijambo ry'Imana rivuga ngo amarembo y'ikuzimu ntazadushobora. Haleluya. Rero ntimugire ubwoba. Yakurwanya, niyo yakugeza ikuzimu, ukuboko kw'Imana gufite imbaraga kuzagukurayo. Ngo niyishyira ikuzimu kandi igakurayo, niyikura ku cyavu ikatwicaranya n'ibikomangoma. Haleluya. Uyu munsi ndababwira ibintu bikomeye. Ni impera y'umwaka, ni isomo rya nyuma turi busangire, tuzongera guhura mu kwa mbere Imana nibishaka. Ariko muhumure, ntimutinye, amarembo y'ikuzimu ntacyo azadutwara, ntabwo azadushobora. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri muri reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 16 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Haravuga ngo, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarushobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Icyo uzemeza mu isi no mu ijuru kizaba cyemewe, icyo uzanga mu isi no mu ijuru kizaba cyanzwe. Murumva ko kwa Yesu dufite ubutware, kwa Yesu dufite ubushobozi. Ariko ubwo bushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba ry'amazi. Twahanywereye amazi y'iki? Amazi y'ubugingo, amazi atanga ubugingo, amazi atanga ubuzima. Ikuzimu hatanga urupfu, ariko mu ijuru hatanga ubuzima, hatanga ubugingo. Ndongera mbisome muri Bibiliya ntagatifu. Haravuga ngo, noneho nkubwiye ko uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, le royaume de Dieu. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba waboshye mu isi kizabohwa no mu ijuru, icyo uzaba wabohoye mu isi kizabohorwa no mu ijuru. Haleluya, amen. Reka twongere dusome Yesaya, dusome nanone muri Yesaya 38. Duhere ku murongo wa 15 tugeze ku wa 20. Haravuga ngo, mvuga iki
kandi ubwo yansubije ubwe wenyine niwe wabikoze. Imyaka yanjye nzamara yose nzajya ngenda niyoroheje, nibuka umubabaro wo mu mutima wanjye. Uwiteka, ibyo nibyo bibeshaho abantu, kandi muri ibyo byonyine niho umutima wanjye ubona ubugingo, nuko nkiza umbesheho. Uwo ni umwami Hezekiya wari urimo gusenga ubwo Imana yatumaga umuhanuzi Yesaya amubwira ngo raga inzu yawe upfe. Imana yari yabivuze, ariko Hezekiya urupfu ararwanga, aragenda nawe ngo yerekere ivure, ajya kwibutsa Imana imirimo myiza yakoze. Ni ahangaha rero iri sengesho ryavuye, ahangaha ndi kubasomera. Imana yaje kumva gusenga kwe, ibwira Yesaya iti nubwo wabihanuye kandi ukaba uri umuhanuzi w'ukuri. Yesaya yari umuhanuzi w'ukuri, ntabwo yari umuhanuzi w'ibinyoma. Mpora mbabwira ko hari abahanuzi b'ukuri, hari n'abahanuzi b'ibinyoma, ariko Yesaya yari umuhanuzi w'ukuri. Ariko Imana iramubwira iti ubu noneho ntacyo baragufata nk'umuhanuzi w'ibinyoma, ariko subira kwa Hezekiya umubwire ko numvishe gusenga kwe, ko mukijije kandi ko mwongereye imyaka yo kubaho. Yamwongereyeho imyaka 15. Noneho rero nibwo biri muri aya magambo yagiye avuga. Umurongo wa 16 haravuga ngo Uwiteka, ibyo nibyo bibeshaho abantu, kandi muri ibyo byonyine niho umutima wanjye ubona ubugingo, nuko nkiza umbesheho. Erega icyatumye ngira ibisharira cyane ni ukugira ngo mbone amahoro, kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza urwobo rw'iborero. Urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza urwobo rw'iborero. Urwobo rw'iborero muraruzi, ni imva. Iyo wapfuye baraguhamba bakagushyira mu mva. Ariko Hezekiya yari arimo ashima Imana avuga ati Mana wandinze urwobo rw'iborero. Ibyaha byanjye byose warabyirengeje. Ni Imana y'imbabazi, ni Imana yirengagiza ibyaha byacu n'ibicumuro byacu iyo duciye bugufi tukayitakira. Kuko umva aho nshaka rero, ahantu hankozeho. Iyo dusenga tugomba kumenya uko tubwira Imana, tugomba kumenya icyo tubwira Imana. Ahangaha umurongo wa 18 ngo kuko ikuzimu hatabasha kukogeza. Ikuzimu ntago habasha kukogeza Mana, n'urupfu ntago rubasha kuguhimbaza. Amana we kuko ikuzimu hatabasha kukogeza, n'urupfu ntirubasha kuguhimbaza. Abamanuka bajya muri rwa rwobo ntibabasha kwiringira ukuri kwawe. Umuzima niwe uzakogeza, kuko nkuko nkogeza uyu munsi. Se w'abana azabigisha ukuri kwawe. Uwiteka yiteguye kunkiza, nicyo kizatuma turirimba mu nanga indirimbo nahimbye turi mu nzu y'Uwiteka iminsi yose tuzamara tukiriho. Haleluya! Tugomba kumara iminsi yose turi mu nzu y'Uwiteka, kandi tuyiramya, tuyihimbaza, tuvuga imirimo yayo, tuvuga ibitangaza byayo. Kuko ikuzimu hatabasha kukogeza Mana, urupfu narwo ntirubashe kuguhimbaza. Nge muzima reka ngushime kuko ngihumeka, kuko ngihumeka, kuko ngihumeka. Washyize icyubahiro cyawe
hejuru y'ijuru, hejuru y'ijuru, hejuru y'ijuru. Ikuzimu ntago habasha kogeza Imana, urupfu ntirubasha kuyihimbaza. Abazima rero nitwe tuzayihimbaza. Umunyezaburi yaravuze ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo mvuge imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Ntabwo rero tuzapfa, tuzarama, kandi amarembo y'ikuzimu ntacyo abasha kudutwara. Ariko nkiri aho ngaho ndashaka kubanza kubaza, ese kugira ngo Imana, murumva Hezekiya yaragiye yibutsa Imana. Ninde muntu Imana yumvira? Ninde muntu Imana yumva gusenga kwe? Reka tubirebe muri Zaburi ya 24. Zaburi ya 4 yaravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we washyize ku nyanja yayishimangiye mu mazi menshi. Niwe washyize ku nyanja yayishimangiye mu mazi menshi. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? Ninde uzasenga akazamura isengesho nka kuriya kwa Hezekiya, Imana ikamutega amatwi, ikisubiraho ku ijambo yavuze? Reka twumve uwo ari we. N'ufite amaboko atanduye, amaboko yawe agomba kuba ari nta mwanda uriho. Nimba ibiganza byawe byanduye, saba Imana, amaraso ya Yesu arahari kugira ngo akweze agutunganye. N'ufite amaboko atanduye, nimba yanduye, imbabazi z'Imana zirahari, ubuntu bw'Imana burahari kugira ngo yeze ibiganza byawe, ikuremo imyanda yose irimo kwandura kose, ubwicanyi, ubugome, ubugambanyi, ubujura, ayo byose ibanze yeze ibiganza byawe. Icya kabiri, n'ufite umutima uboneye. Twabonye ko umuntu atanduzwa n'ibimuvamo, n'ibimujyamo, ahubwo yanduzwa n'ibimuvamo: amashyari, inzangano, amatiku, inzika. Ibyo ngibyo Imana ikubonye ibona udafite umutima uboneye, ubugambanyi, ubwicanyi, ubugome, ibyo ngibyo, uwo mutima wanduye urimo ibyo bintu byose, ntabwo ushobora gusenga ngo Imana iyumve gusenga kwawe. Nka kuriya kwa Hezekiya ngo yahindukiriye ivure arasenga. Muzasome iki gice cyose muzabyumva iyo nkuru ya Hezekiya. Ufite umutima uboneye utarimo imyanda, ya myanda yose maze kuvuga, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro. Hari ibintu bitagira umumaro tujyamo, ariko uwo muntu Imana izumva ni umuntu utajya mu bitagira umumaro. Ntarahira ibinyoma. Ibinyoma bireze bene data. Ukagenda ukavuga mugenzi wawe ibinyoma, ibintu utahagazeho ukagenda ukabivuga ibinyoma, ugashinja mugenzi wawe ibinyoma. Nimba umeze utyo, ntuzategereze ko Imana izakumvira. Ariko Imana ni inyembabazi, ihora iteze amaboko. Iyo uje ukihana by'ukuri, twabonye wa mwana w'ikirara yaravuze ati kwa data bararya bagasigaza, njyewe inzara inyiciye aha ngaha, reka nzagende mubwire ko namucumuyeho, ngacumura no mu ijuru azangirira impuhwe. Imana iyo uyibwije ukuri,
ntuyiryarye ntujye kwisobanura, Imana ikugirira imbabazi. Ngo niyo byaba bitukura tukutuku bihinduka nka sherege, ngo niyo byaba bisa n'urubo bibyara biteye isesemi binyerera, muraruzi ukuntu ruba rumeze. Irakoza ikagutunganya, ikaguhindura nk'ubwoya bw'intama. Ariko ni ukumenekera imbere y'Imana. Imbabazi zayo ziracyahari, ubuntu bwayo burahari. Nta kindi rero igusaba ni ugutera iyo ntambwe kugira ngo ubashe kumvirwa nk'uko Hezekiya yagiye akibutsa Imana, Imana ikamwumvira. Uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Iyo Imana imaze kukubona, ikabona ibiganza byawe ari bizima bitanduye, ikabona umutima wawe utunganye, ikabona nta bitagira umumaro ubamo, ururimi rwawe rutavuga ibinyoma, iminwa yawe itavuga uburiganya, iyo usenze Imana igutega amatwi, irakumvira, ikumva gusenga kwawe kandi ikagusubiza, ikaguha ibyo umutima wawe wifuza, ikaguha n'iby'iminwa yawe isaba. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe Mana ya Yakobo ni abo ngabo. Noneho ku murongo wa 7 haravuga ngo mwa marembo mwe ni mwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe ni mweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Iyo tumaze kwihana, iyo tumaze guca bugufi, Imana ikabona ko umutima wacu utunganye, ikabona ko ibiganza byacu byejejwe, ikabona ko nta buriganya nta binyoma biri muri twebwe, Imana ifungura amarembo y'umutima, hanyuma ikaza mu bugingo bwacu. Noneho ubwiza bwayo, imbaraga zayo, gukomera kwayo bikagaragara mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Umurongo wa 8, uwo mwami w'icyubahiro ninde? N'Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, n'Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Aha natangiye mvuga ngo amarembo y'ikuzimu ntazadushobora. Ni intambara rero. Iyo Imana umaze gukuraho ibyo byose, izo nzitizi zose tuvuze haruguru, izije kurwana. N'Uwiteka Nyiringabo, n'Uwiteka ufite amaboko yo kurwana, n'Uwiteka ufite imbaraga. Haleluya! Niyo mpamvu navuze nti amarembo y'ikuzimu ntabwo azadushobora, kuko urugamba ntabwo ari urwacu, urugamba ni urw'Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Nyirimbaraga, Uwiteka Nyirububasha, Uwiteka Nyirubushobozi. Umurongo wa 9 ukavuga ngo mwa marembo mwe ni mwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe ni mweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Uwiteka Nyiringabo niwe mwami w'icyubahiro. Haleluya! Hezekiya Imana yamwongereye imyaka 15, arongera umwami, imusezeranya n'ibindi bintu byinshi, muzabisome muzabyumva, kuko ni Uwiteka Imana Nyiringabo, n'Uwiteka Nyiri cyubahiro. Izaturwanirira rero, izatuneshereza. Muribuka nanone Yobu, igihe Satani yajyaga kumusaba, Imana yamutangiye ubuhamya. Noneho Satani avuga ngo nuko wamuhaye ibintu byose, wamuhaye abana, umuha ubutunzi, umuha biki, ngaho bimwambure. Yarabimwambuye, abana be barapfa, amarembo y'ikuzimu aramunyaga abana be, amunyaga ubutunzi bwe, amunyaga ubuzima bwe. Ariko Imana yacu ni Imana. Hari indirimbo dukunda kuvuga ngo uratanga ukongera ukisubiza. Nibyo, iratanga ikongera ikisubiza, ariko irongera ikanadusubiza. Kandi noneho ibya nyuma biruta ibya mbere kuba byiza. Murabizi ko Yobu Imana yongeye kumuha abana beza, irongera imuha ibyo yamunyaze byose, irongera irabimuha, aba mu bwiza, asazira mu bwiza no mu cyubahiro cy'Imana, kuko Uwiteka Imana yacu
ni Uwiteka nyiringabo, ni Uwiteka uzi kurwana, ni Uwiteka nyiricyubahiro. Haleluya! Ni umwami w'icyubahiro, ni umwami w'imbaraga, ni umwami uzi kurwana kandi akanesha. Umwanzi niyo yaza akatunyaga akadusahura, ayo marembo y'ikuzimu akashaka kutwica, ariko murumva ko aracyari amarembo, ntabwo turagera aho ngaho. Ariko aho ikuzimu nyine haba habaye inama zidusaba, zishaka ko tugira ibyo bibazo. Iyo tubaye maso rero tukatunganira Imana nk'uko ijambo ryayo rimaze kubitubwira, Imana yumva gusenga kwacu, ikaza ikaturwanirira, ikaduha gutsinda urwo rugamba. Imana yacu ishimwe rero. Ayo marembo y'ikuzimu arwanya itorero cyane, azana urupfu mu itorero, urupfu rwo mu mwuka ndetse n'urupfu rwo mu mubiri. Urupfu rwo mu mwuka ni nka kuriya atangira kuzanamo inyigisho z'ibinyoma, yakambura abantu wa munezero wo kuramya no guhimbaza Imana, agakuramo urukundo. Kandi Yesu yaravuze ngo nimukundana nibyo bizerekana ko muri abigishwa banjye nyakuri. Ikintu rero umwanzi ubu yakoze, yaraje yiba urukundo mu itorero, yiba urukundo mu bavandimwe, yiba urukundo mu miryango, yiba urukundo mu bantu. Kuko turi muri bya bihe Pawulo yavuze ko ari ibihe bizaba ari ibihe birushya, abantu bikunda, abantu birarira, abantu bakunda impiya, bagambanirana, ari ibyigenge. Ibyo bihe nibyo dusohoyemo. Ariko nituba maso tugatunganira Imana, ntabwo ayo marembo y'ikuzimu azadushobora. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 27 haravuga ngo kuko utazatererana ubugingo bwanjye mu kuzimu, kandi ntuzatuma intungane yawe imenyana n'ubushanguke. Ntabwo uzatererana ubugingo bwanjye mu kuzimu, kandi ntabwo uzemera ko intumbi yanjye imenyana n'ubushaguke. Ntabwo uzemera ko umubiri wanjye ubona kubora. Imana izaturinda amarembo y'ikuzimu, izaturinda urupfu, izadukura mu gicucu cy'urupfu, iduha ubuzima, iduha ubugingo. Ngo umujura nta kindi kimuzana keretse kwica no kwiba no kurimbura no gusenya. Ngo ariko Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo, kandi tubone ubugingo bwinshi. Kandi Yesu yaje, umwanzi yaje ashyira urupfu, ntabwo ashyira urupfu mu buzima bwacu gusa, ahubwo ashyira urupfu muri domene zose z'ubuzima bwacu. Ariko Yesu nawe yaje ashyira ubuzima, ashyira ubugingo muri domene zose z'ubuzima bwacu. Yesu rero yaranesheje, ubugingo bwanesheje urupfu. Ntabwo rero dukwiye kugira ubwoba. Noneho ushobora kwibaza uti se urupfu nagerage ikuzimu n'urupfu ni kimwe, birasa, bifitanye isano. Ikuzimu, urupfu, imva, Imana izabiturinda. Nagerageje gushakisha muri Bibiliya aya amagambo avuga ikuzimu kugira ngo numve neza ubusobanuro bwayo. Reka nze dusangire mwumve uko bagiye Bibiliya yagiye insobanurira. Reka duhere muri Matayo 11:23. Hambwiye ngo nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, ariko uzamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodoma iba ikiriho nanone. Ahangaha nabonye ko ikuzimu kumanuka ikuzimu. Nurumva ikuzimu ni ukumanuka, wari hejuru uramanutse ugiye hasi. Ahandi mu itangiriro naho
igice cya 37 umurongo wa 35 naho haravuga ngo abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro ati nzarinda nsanga umwana wanjye ikuzimu nkirira. Nuko aramuririra. Urumva ikuzimu ni ibintu by'agahinda gusa. Nzarinda nsanga umwana wanjye ikuzimu. Ikuzimu ni ahantu Yakobo yari kuzasanga umwana we Yosefu, kuko yarazi ko yapfuye. Imigani igice cya 15 umurongo wa 24 ho haratubwira ngo ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Murumva inzira y'ubugingo iri hejuru, inzira y'ikuzimu iri hasi. Iyo usabye Imana ubwenge ukagenda uri umunyabwenge, Imana irakuzamura ikakuvana hehe? Ikakuvana ikuzimu ikagushyira mu bugingo. Muri Zaburi ya 49 umurongo wa 15 aravuga ngo bashorererwa kujya ikuzimu nk'umukumbi w'intama, urupfu ruzabaragira. Iyo bagushorereye ikuzimu, urupfu rurakuragira. Abatunganye bazatwarwa mu gitondo, ubwiza bwabo buzahabwa ikuzimu ngo butsembwe batagira aho kuba. Kubara 16:33 nuko bo n'ababo n'ibyabo byose birigita ikuzimu bakiri bazima, ubutaka bubarengaho bararimbuka bakurwa mu iteraniro. Ni cya gihe barwanyaga Mose, noneho Imana iravuga iti Mose, kugira ngo ngaragaze ko ndi umukozi wawe, uyu munsi abakurwanyije barapfa urupfu rutandukanye n'urupfu rusanzwe. Ngo ubutaka burasama, ngo burabamira, ngo baramanuka bajya ikuzimu, ngo n'ibyabo byose. Murumva ko nukumanuka. Muri Luka igice cya 16 batubwira iby'umugani w'umutunzi n'umukene Lazaro n'uwari umutunzi. Ho baratubwira ngo Luka 16:22 aravuga ngo igihe kiza kugera uwo mutinda arapfa. Lazaro niwe wapfuye mbere, wa mukire nawe aza gupfa. Ngo igihe kiza kugera wa mutindi arapfa, maze abamarayika bamujyanaho Aburahamu ari, nawe amwakira bya kibyeyi, aramwiyegereza. Wa mukungu nawe aza gupfa, baramuhamba. Ageze ikuzimu arababara cyane. Ikuzimu murumva ko ni ahantu hababaza, arababara cyane. Yubuye amaso abonera kure Aburahamu ari kumwe na Lazaro. Urumva Lazaro yari hejuru ari mu gituza cya Aburahamu, undi yari hasi. Murumva ko yubuye amaso kubera imibabaro, asaba Aburahamu kugira ngo Lazaro azamutonyangiriza utuzi, ariko hari harimo umworera, ntago byari kwemera, nta hantu bari guhurira. Ahandi tubonamo ijambo ikuzimu, gutegeka kwa kabiri, ni henshi cyane. Kuko uburakari bwanjye bucanye umuriro, ukaka ukagera ikuzimu ko hasi, ugakongorana isi n'umwero wayo, ugakongeza imerero ry'imisozi. Iyo rero dutabaje Imana imanura uburakari bwayo bumeze nk'umuriro, ikajya hahandi haturwanya, hahandi nta nubwo ijya ku marembo y'ikuzimu gusa, ahubwo iramanuka ikajya n'ikuzimu, ikajya kurwanya izo nama z'ikuzimu ziturwanya. Ibyinshi amagambo avuga iryo jambo, asobanura iryo jambo ikuzimu ni menshi, ariko reka mpagararira aha mbabwira ko ntago umwanzi azakomeza kuturwanya, ntago azakomeza kurwanya ubuzima bwacu
ngo abushobore, azaturwanya ariko ntabwo azadushobora. Natangiye mbabwira ko yarwanyije Yesu, ariko kuko Imana yari ifite umugambi utangaje kuri Yesu, ntabwo yamunesheje. Yesu yasohoje icyo Imana yari yaragambiriye kumukoresha. Mose nawe nuko byagenze. Nawe rero nimba atarashoboye Yesu umwami wacu, ntashobore Mose, ntashobore n'abandi batubanjirije, nawe ayo marembo y'ikuzimu ntacyo azagutwara, kuko Imana iri muri wowe ni intwari kandi irakiza. Haleluya! Ntutinye, naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, uri kumwe n'Imana kandi izakuneshereza. Kugira ngo rero tumuneshe, hari abantu bakunda kwatura nabi, ariko ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 11 haravuga ngo, nyamara bo bamutsindishije amaraso ya ntama n'ijambo babereye abahamya, bemeye guhara amagambo yabo kugeza ku rupfu. Ubuhamya bwacu, amagambo twatura, amaraso ya Yesu niyo yonyine ashobora gufunga iyo miryango y'ikuzimu. Tugomba kwatura ubutsinzi, tugomba kwatura ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu dushobora kuneshesha amarembo y'ikuzimu uretse handitswe ngo. Yesu yazaza kumenya handitswe ngo, shitani ba yaramuriganyije. Ariko kuko yamenye handitswe ngo, kandi Yesu niwe cyitegererezo cyacu, natwe tugomba kumenya kwatura ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ngo ni inkota isogota umwanzi. Amaraso ya Yesu yatumeneye ku musaraba i Golgota aravuga ngo, avuga ibyiza kurusha ayabeli. Ayo maraso rero niyo avuga ibyiza ku buzima bwacu. Ayo maraso ya Yesu niyo avuga iby'umugisha, niyo avuga iby'ubuzima, niyo avuga iby'ubugingo, niyo avuga iby'ubutsinzi ku buzima bwacu. Ariko ayo maraso tugomba kuyahamagara kugira ngo adutwikire, kugira ngo ngo Yesu ambonyeho ayo maraso ntabwo ncira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Ayo maraso niyo umwanzi yatubonyeho arahunga. Imana rero idufashe kandi itushoboze kuvuga ibintu by'ubuzima, idushoboze kuvuga ibintu by'ubuzima, iturinde kuvuga ibintu by'ubugoryi, iturinde kuvuga ibintu biri negatifu, ahubwo Imana idushoboze kuvuga ijambo ry'Imana. Mu Migani igice cya 18:21 haravuga ngo, ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ibintu uhora watura, uhora uvuga buri munsi, nibyo bisohora mu buzima bwawe. Nimba umwana uhora umutuka ngo wakigorye wagicucu, ubu uri kumuvuma, azaba ikigorye, azaba igicucu. Ariko niyo yaba ntacyo ashoboye, ugahora umubwira urabishoboye, humura, ejo uzongera ugerageze. Igihe kiragera rya jambo rikaba bya bindi uhora umwubakamo byiza, bikaba ubuzima, bikaba imbaraga. Niyo mpamvu rero nicyo ngicyo tuneshesha amarembo y'ikuzimu, nibyo twatura mu kanwa kacu, n'amaraso ya Yesu. Nicyo cyonyine kinesha ayo marembo y'ikuzimu. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo, nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ibyo umwanzi yanditse byose, imigambi yose y'umwanzi nta kizadutwara. Kubera iki? Kubera ko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kandi itegeko ry'umwuka w'ubugingo, kuko amarembo y'urupfu yo ni itegeko ry'icyaha n'urupfu,
ariko dufite itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Iryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Yesu Kristo ryanesheje, ryadukuye mu bubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Mu Gifaransa niho babivuga neza. Twiga ubwami bw'Imana twabonye les lois et les principes. Ahangaha ngo ni la loi, c'est la loi de la vie. La loi de la vie idukura mu bubata bw'itegeko ry'urupfu, la loi de la mort et du péché. Bimwe nababwiraga by'amahame n'amategeko n'ibiki. Hari amahame, hari amategeko. Iri tegeko rero ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Yesu Kristo nibwo butubatura muri aya mategeko y'ibyaha n'urupfu. Amen. Ko murumva tudakwiye gushima Imana kuko dufite ubutsinzi. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu, umurongo wa 11, ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Yesu Kristo, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Dufite ubutsinzi. Mana yanjye, Imana ifite ubutsinzi ku rupfu. Yesaya nawe yarabivuze. Yesaya 26:19, abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka, ababa mu mukungugu mwe nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Uwiteka yampanye igihano, ariko ntiyampaye urupfu. Dutinyuke, twe gutinya, kuko mu Bakolosayi igice cya 3:3 haravuga ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ntacyo amarembo y'ikuzimu ashobora kudutwara, kuko ubuzima bwacu, ubugingo bwacu buhishwe muri Kristo Yesu mu Mana. Buhishanywe na Kristo Yesu mu Mana. Haleluya. Kandi ubonye Yesu ababonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka, kuko imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka Imana yayishyize muri Yesu Kristo. Mana yanjye we, Yesu 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 Yesu. Nk'uko twabibonye, hamwe no kwihana no kugendera mu nzira yo gukiranuka, Salomoni yarabivuze mu Migani igice cya 12 umurongo wa 28, aravuga ngo mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo, no mu mayira yako nta rupfu rubayo. Aba bandi bafite amaboko yanduye, babona ibintu babibonye mu buriganya, bamena amaraso atariho urubanza, mwumva icyo Imana ivuga mu Migani. Haravuga ngo ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Yesu Mwami. Kugira ubwenge bw'Imana, bwa bwenge buboneye, bwa bwenge bwemera kugirwa inama, bwa bwenge butarobanura ku butoni. Umuntu ngo ufite ubwo bwenge ni isoko y'ubugingo. Ubwo bwenge buva ku Mana ni isoko y'ubugingo, gutuma umuntu ava mu mitego y'urupfu. Kugira ngo tuve no muri iyo mitego y'urupfu, tugomba no kuba abanyabwenge, kuba abanyamakenga, ukirinda inzira ziganisha ku rupfu, ukirinda inshuti mbi. Ariko umuntu abasha kwirinda ngo atagwa. Iyo usenze Imana, ibyo byose irabikurinda, kuko hari igihe uba ubona ngo hariho inzira ngo itunganiye umuntu, ngo ariko ku iherezo ryayo ni inzira y'urupfu. Hari igihe twebwe tuba tubona ari abantu ari beza, iyo nzira ari nziza, ariko ikuganisha ku rupfu. Ariko iyo wagiye mu kubaho kw'Imana, ukagisha inama Imana, irakuyobora ikakubwira iti mwana wanjye, iyi nzira yireke
ni inzira igana ku rupfu. Nubwo wowe wabonaga ko ari inzira nziza, ariko izagukururira ibibazo. Yireke. Iyo wumvira Imana ukayireka, iyo nzira ikurinda urupfu. Reka nsoreze ku ijambo ry'Imana rivuga, riri mu Bakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 14, haravuga ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Urwo rwandiko rwaturegaga, urwo rwandiko rudukondana, rwadukatiye burundu, rwadukatiye gupfa, rwadukatiye ubukene, ibyago, amakuba, imiruho, imibabaro. Urwo rwandiko Imana, urwo rwandiko rwaturegaga, Imana yarukurishijeho kurubamba ku musaraba. Abatware bo mu isi y'umwijima yabahemuye ku mugaragaro, yabakojeje isoni. Abo batware b'ikuzimu Imana yarangije kubatsinda. Twebwe urugamba turwana ni urugamba rwo gukiranuka, ni urugamba rwo kwizera, ariko turwanira mu butsinzi, kuko twabonye ko Uwiteka yitwa Uwiteka Nyiringabo, yitwa Uwiteka Nyirimbaraga, yitwa Uwiteka Nyiricyubahiro. Zaburi ya 30 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo Mana yanjye naragutakiye urankiza. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye ubukura ikuzimu. Wankijije urupfu ngo ne kumanuka njya muri rwa rwobo. Imana yacu ni Imana idukiza urupfu, ikaturinda kumanuka tujya muri rwa rwobo. Ahari urarwaye urarembye, ahari indwara yawe bakubwiye ko ari indwara idakira, ahari ufite ibibazo byinshi, umwanzi yaragusabye nka kuri yasabye Yobu, ariko humura. Imana yacu irica kandi igakiza. Imana yacu ishyira ikuzimu kandi igakurayo. Imana yacu yanesheje ikuzimu, kandi Imana yacu yaduhaye imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Icyo tuzanga hano mu isi no mu ijuru kizaba cyanzwe. Icyo tuzemera hano mu isi no mu ijuru kizaba cyemewe. Icyo tuzaboha aha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe. Icyo tuzabohora hano mu isi no mu ijuru kizaba kibohowe. Imfunguzo rero turazifite. Reka twizere Imana, kandi nitureba ibone ko dufite umutima uboneye, nitureba ibone ko ibi biganza byacu bitanduye, nitureba ibone ko nta buriganya, nta binyoma biri mu rurimi rwacu no ku minwa yacu, nitureba irebe ko turi mu bintu bifite umumaro, izadutabara, izadukiza ayo marembo y'ikuzimu. Kubw'amaraso yatumeneye ku musaraba Igorogota, no kubw'ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo ni inkota. Amen. Reka dusenga Imana. Mana yacu turagushimye ko uri Imana igira neza, uri Imana idukunda, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Urahambaye Mwami mu mbaraga, mu bwenge no gukunda. Uri Uwiteka Nyiringabo, Mana shimwa kandi uhabwa icyubahiro. Turagushima rero ku urwandiko, inzandiko zose ziturega, ibyo umwanzi azana imbere yawe kugira ngo aturege, kugira ngo adusabe. Mwami, ibyo ngibyo urwo rwandiko warubambye ku musaraba Igorogota, abatware bo mu isi y'umwijima wabahemuye ku mugaragaro. Ndagushimye rero Mana ko ubutsinzi ari ubwacu ku bwa Yesu Kristo. Ndasenze Mwami Mana kugira ngo amaraso wamennye ku musaraba Igorogota afunge iyo miryango yose y'ikuzimu yahagurukira kuturwanya, mu izina rya Yesu. Mana, abarwaye ndabasengeye kugira ngo bakize,
mu izina rya Yesu. Abo umwanzi yakondanye amor uba delivre, ubarinde kumanuka bajya ikuzimu mu izina rya Yesu. Abo umwanzi yakondanye ngo bajye mu bukene, bajye mu miro n'imibabaro, mwami ubahe umunezero, ubagirire neza mwami. Haleluya. Ibibabuza amahoro byose, ibibagora byose, ndasenze kugira ngo mwami abariho kubaruhura, kuko ijambo ryawe riravuga ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ngaho rero mwami baruhure, ngaho rero mwami bagirire neza, ngaho mwami batsindishirize, ngaho mwami ibyo umwanzi, izo gahunda zose umwanzi yateguye ndeka zitsindwe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka bawurangiza amahoro, binjire mu wundi amahoro mu izina rya Yesu. Ndagushimye rero mwami ko imigambi yawe ari isohora ku bana bawe. Karandiriye yo umwanzi ndayishwanyaguje nyihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Imigambi yose y'umwanzi ndayirogoye, ndayihagaritse mu izina rya Yesu, ku bacu, kuri bene wacu, ku miryango yacu mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kuri Imana ikora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe bingana bidukoreramo mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ndabakunda, mbifurije iminsi mikuru myiza ya Noheli n'ubunani. Ubwo tuzasubira umwaka utaha. Mukomeze mugubwe neza kandi ntimutinye, kuko amarembo y'ikuzimu ntago azadushobora, kuko Yesu wacu yaranesheje kandi yaduhaye imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Haleluya. Amen.